Tubahaye ikaze bakunzi bacu, ibihe byiza kuri mwese. Tubashimiye ko mukomeje kubana natwe. Iyi ni ijambo ry'umutima. Tubahaye ikaze kandi tubasaba kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, mujye muri comment mutubwire icyo mwifuza ko tubagezaho. By'umwihariko kandi turabasaba kujya ahanditse subscribe mugasubscribinga, ndetse mukajya ahanditse share mugasharinga abandi, kugira ngo iyi channel yacu ibiganiro bizajya bicaho bijye birebwa na benshi. Tubashimiye rero yuko mukomeje kubana natwe. Ni ijambo ry'umutima. Reka tubahe ikaze ku nkuru y'uyu munsi. Uyu munsi tubazaniye inkuru igaruka kuri top 10 y'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri iki gihugu cy'u Rwanda gikunzwe kurusha abandi. U Rwanda ni rumwe mu bihugu bitandukanye cyane byo muri Afurika bivuga ko bifite abakobwa beza. Bivuga ko mu Rwanda uwashaka umugeni mwiza ariho yamusanga. Ese turetse ibyo ngibyo, reka dutekereze maze dukore top 10 y'abakobwa dufite mu Rwanda beza kurusha abandi cyangwa se bahiga abandi, tugendeye ku bwiza bugaragara inyuma ndetse n'ibikorwa byabo bibaranga bya buri munsi. Tubibutsa yuko urutonde rwacu twarukoze tugendeye ku marangamutima yacu, bitavuze yuko namwe mushobora gukora urutonde rwanyu bigendeye uko mubyifuza ndetse n'uko mubishaka. Urutonde rwacu rero twicaye turasesengura, turangije tubakorera top 10 cyangwa se urutonde rw'abantu 10 b'igitsina gore b'abakobwa muri uru Rwanda bakunzwe kurusha abandi. Tubahaye ikaze rero muze tubane. Reka dutangirire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umunyarwandakazi witwa Divine Gatesi Kayonga. Uyu muramuzi cyane muri sinema nyarwanda ndetse yanditse amateka cyane. Mumuzi cyane muri Stimedi. Ni umukinnyi wagaragaje ubuhanga mu mafilimi akomeye mu Rwanda kandi afite umwihariko. Uyu yakinnye cyane muri Stimedi ndetse mumuzi cyane muri Kariza wa Karisa, aho akina yitwa Kariza. Ni umuhanga ukomeye cyane muri sinema ndetse n'ubwiza birajyana. Ni umukobwa bivuga yuko afite ubuhanga bwinshi ndetse n'ubwitonzi bujyana no kuba ari karume. Bigaragazwa nuko role zose umuhaye azigaragaramo neza kandi akazikina zikunze. Ni umukobwa mwiza ukunzwe cyane n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Divine Gatesi rero Kayonga ari we Tesi muri filimi nyarwanda ndetse no muri Kariza wa Karisa akina ari Kariza, twamushyize ku mwanya wa 10. Reka tugende dukomeze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Oliva Mutoni Salanda. Uyu ni umukinnyi wa filime icyarimwe n'umusizi nyarwanda, ni umunyabigwi muri filime yatangiye gukina muri 2020. Kuva icyo gihe kugeza ubu Salanda afite abakunzi benshi ndetse bamukundira ubwiza bwe n'uburyo agaragara yuko ari mwiza ku isura ndetse no ku mutima. Ibijyanye na role ze azikina neza kandi akagaragaza yuko koko abifiringa. Mu bijyanye n'uko ari mwiza ni ibidashidikanywaho ko bigaragazwa n'uko abakunzi be cyangwa se abamukunda badahwema kubimugaragariza. Ni Oliva Mutoni Salanda ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 rero turahasanga Dusenge Krenia. Uzazwi cyane mu mafilimi cyane cyane muri Papa Sava aho akina yitwa Madederi. Yarakunzwe cyane, abenshi bamukundira uburyo amerita role ze, role yose umuhaye niyo yabikomeye, ayikina neza kandi ayikina imurimo. Abenshi kandi bakunze kuvuga yuko ari umukobwa ndetse nk'umunyarwandakazi witonda ugaragaza umuco nyarwanda, na cyane cyane yuko bakunze kuvuga ko atari umukobwa ukunze kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga atambaye bishimishije. Madederi rero arakunzwe, afite abafana benshi ndetse aho ubu ngubu yabashije kwihangira filimi ye yitwa Inkomoko, ikunzwe cyane n'abatari bake muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yaje ku mwanya wa 8 rero, ni umwe mu bakobwa beza bakunzwe kandi bafite icyizere, bafitiwe icyizere yuko mu gihe kizaza azabatanga akazi no ku bandi. Yaje ku mwanya wa 8, umwanya w'abakobwa bakunzwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga uwitwa Iradukunda Nadine Nana. Uyazwi cyane mu bijyanye na filime nyarwanda, ni umukinnyi ukiri urubyiruko ufite icyizere kinini. Azwi cyane mu bijyanye no kugira isura nziza mu mafoto kandi arakunzwe cyane. Ikindi kandi bamukundira ngo ko role zose umuhaye muri filime azikina neza kandi akazikina atuje. Aherutse kuvuga mu rukundo n'umukinnyi cyarimwe n'umunyarwenya Mitsutsu, ariko byaje kugaragara yuko byari ukubeshya nk'uko ba nyir'ubwite babyivugiye. Nubwo Mitsutsu we mbere yari yabanje kuvuga yuko ari umukunzi we, nyuma akaza kubihakana.
Mitsutsu kandi yari yavuze yuko uyu Nana aramutse amwanze cyangwa se naramuka amwanze nta wundi muntu azigera akunda. Ubwo twakibaza waherutse guterera ivi uko bizagenda. Reka twikomereze. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwitwa Inkindi Aisha. Inkindi Aisha ni umukinnyi wa filime nyarwanda ndetse icyarimwe n'umunyarwenya ku bijyanye na filime ze azikora nk'aho ari urwenya. Ikindi kandi yamenyekanye mu gihe yazamurwaga na Nyakiso nk'uko abyivugira, ndetse avuga ko ari we muntu wa mbere ahereza credit wamuzamuye ndetse akamushyira ahagaragara kugira ngo abandi bamubone. Ni umukinnyi mwiza, ikindi kandi ukunda gukina role z'ubushinzi. Abenshi batekereza ko no mu buzima busanzwe ari inshinzi, ariko abamuzi neza Aisha ni umuntu utuje kandi witonda cyane, ugira n'umutima mwiza. Yaje ku mwanya wa 6 Inkindi Aisha mu bakobwa bakunzwe cyane kandi beza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Nyambo Jessica. Nyambo Jessica ni umukinnyi wa filimi icyarimwe n'umunyabigwi muri filimi nyarwanda, kuko yabiherewe igihembo muri 2023 nk'umukinnyi wabigize umwuga kandi ubikora neza. Nyambo Jessica kandi ni umwe mu baturarwanda b'abanyarwandakazi nabo bari guproducinga filimi ndetse batanga akazi no ku bandi. Arakunzwe cyane, abenshi bamukundira ubwiza bwe ndetse banavuga yuko aseka neza kandi agaragara neza no mu mafoto. Yavuzwe mu rukundo cyane na Titi Brown nubwo bavugaga ko ari ababesto, ariko abenshi batindaga kubyemera ndetse bamwe ntibigeze babyemera, bavugaga ko ari urukundo rwa nyarwo. Gusa bombi uko ari babiri barabihakana ndetse babihakana bivuye inyuma. Nyambo Jessica nubwo ari umukobwa ugaragara neza, ariko kandi ni umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi bafite intego z'ubuzima bwabo, ndetse avuga yuko ibimuvugwaho muri sinema nyarwanda atabyitayeho icyo areba ari intego ye kandi agamije kuyigeraho. Nyambo Jessica akunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 turahasanga Irakoze Ariane Vanessa. Uyu ni umukinnyi wa filime nyarwanda ndetse arazwi cyane muri Stimedi. Ni umukinnyi ukunzwe cyane n'abatari bake cyane, bavuga yuko ari mwiza. Abenshi bakunze gutinda ku maso ye, ngareba neza ndetse kandi nganaseka neza. Ni umukinnyi kandi ngo ukunze gukina ameneta role zose umuhaye kandi akazikina neza. Afite ibikombe byinshi ndetse n'impano nyinshi. Ni urubyiruko rw'inararibonye muri sinema nyarwanda rufite izina ryiza mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Irakoze Ariane Vanessa. Yaje ku mwanya wa 4 kuri uru rutonde rwacu. Twakoze tutitaye ku marangamutima y'abandi, ahubwo twitaye ku marangamutima yacu. Reka dukomeze ku mwanya wa 3. Waje ku mwanya wa 3 kuri urutonde rwacu rw'abakobwa beza mu Rwanda bakunzwe ni Safina Kirenga. Safina Kirenga nawe mumuzi muri filime nyarwanda, cyane cyane muri Stimedi ndetse no muri Seburikoko, aho yakundaga gukina agaragara nk'umukobwa utuje ariko kandi ufite n'igitsuri cyinshi. Ni umunyabigwi muri sinema nyarwanda kuva muri 2010. Ikindi kandi twakubwira kuri uyu mukobwa mwiza Safina Kirenga nuko yatwaye igihembo cya Best Actress muri 2016. Urumva ko ari umuhanga ubirambyemo kandi ukunzwe n'abatari bake bitewe n'ibyo akora. Reka twihute tugera ku mwanya wa 2. Turasanga Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ni nyampinga w'u Rwanda 2016 ndetse arakunzwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abenshi bavuga yuko ari we mukobwa mwiza twagize ndetse n'ubukimerita ubwiza yari afite kuva yaba nyampinga w'u Rwanda. Abenshi bavuga ko ubwiza bwe bugenda bwiyongera bagendeye ku miterere ye ndetse n'uko agaragara, kandi nanone bamukundira yuko ari umukobwa ugaragaza imishinga ye myinshi kandi akaba ari umumotivateri w'abandi bakobwa bose b'abanyarwandakazi bashaka gutera imbere. Ikindi kandi bamufata nk'intangarugero muri ba nyampinga b'u Rwanda babashije kugira icyo bageraho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mutesi Jolly rero akunzwe n'abatari bake, cyane cyane aba diaspora bamukundira imiterere ye. Mwagiye mubyumva mu nkundo nyinshi yagiye avugwaho, nubwo we yagiye azihakana yetse yivuye inyuma. Ni Mutesi Jolly waje ku mwanya wa 2 ku rutonde rwacu. Ku mwanya wa 1 kuri uru rutonde rwacu rw'abakobwa muri uru Rwanda bakunzwe cyane, ese murakeka rindi? Turabasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe, mukande subscribe, mukore share ndetse mujye muri comment mutubwire icyo mwifuza ko twazabagezaho ubutaha.
Ku mwanya wa mbere rero turasanga umukobwa w'umunyarwandakazi wirwanyeho ndetse ufite byinshi yakwigisha urubyiruko, Catherine Bashabe. Catherine Bashabe ni umukobwa wakunzwe cyane n'abatari bake ndetse n'ubugikunzwe, ndetse benshi bibaza impamvu adashinga urugo kandi ngo afite byose bisaba kuba yashinga urugo. Ubwiza arabufite ndetse ngo n'amafaranga benshi bavuga yuko ayafite. Ikindi rero gituma bamukunda ni uko ngo ari umukobwa wirwanyeho utarigeze avugwa mu guhabwa amafaranga y'ubusa cyangwa se mu kuba yagira imiterere itandukanye niyo yavukanye, bya bindi twita kwibagisha cyangwa se kwitereshaho undi mubiri utari uwacu. Kate Bashabe niyo waje ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rwacu. Turabashimiye ko mwabanye natwe kandi tubararikiye ibindi biganiro byacu, ndetse inkuru zacu nakagaruka mukore subscribe, mukore share, mujye muri comment mutubwire, ndetse n'ibindi biganiro byose muzabane natwe. Iyi ni ijambo ry'umutima, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.